saa yine za mu gitondo imyigire y'abanyeshuri kuri GS Rutabo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Iyo ni ingingo ya mbere. Ingingo ya kabiri, abanyeshuri kuri GS Rutabo bishimiye ifunguro bahabwa mu masaha y'amasaha. Ingingo ya mbere twateguriwe na Mugisha Poroto. Magana mu masaha yine za mu gitondo masaha y'akazi cya GS dusanga abanyeshuri barimo biga bameze neza nta kibazo bafite. Twagerageje kubaganiriza batubwira umugambi bafite n'imbogamizi bahura nazo, ariko banishimira ibyo bamaze kugezwaho n'ubuyobozi bwa GS Rutabo. Twaganiriye bamwe na bamwe batubwira ko bishimiye uburere bahabwa n'abarimu kuri GS Rutabo. Urebye abo banyeshuri ku isura rwose ubona ko bafite imyitwarire myiza. Ku rundi ruhande kandi batubwiye ko bashimira imyigire yabo ko ubu ngubu yateye imbere. Ubu ngubu bafite icyumba cya computer lab, ubu ngubu bakaba bishimiye gutsinda amasomo. Mugisha Poroto, talent show GS Rutabo. Abanyeshuri kuri GS Rutabo bishimiye ifunguro bahabwa mu masaha y'amasaha. Inkuru yo twayiteguriwe na Jean Damascene. Mu masaha y'akazi twasuye ikigo gifite uburere bwiza, gusa cyakora ibintu byose ugera ngo bamwe mu banyeshuri kuri GS Rutabo mu masaha ya saa yine, mu masaha yo gufata amafunguro batoroka ikigo bakajya hanze yaho. Twaje bamwe mu banyeshuri batubwira ko iyo ari ingeso bafite, ariko iyo ingeso igomba gucika. Ku rundi ruhande kandi abanyeshuri barishimye cyane ngo biteguye gutsinda amasomo, ngo kuwa mbere ibizamini nibwo bizatangira. Jean Damascene, Niyo Kwizera, Talent Show ni GS Rutabo. barifashe, bamwe muri bo barirekuye, ubuzima bw'ejo barambabaje, icyo nakora mbisubize. Bajama banjye nambabaje, bakobwa namwe murambabaje, bagabo namwe murambabaje, abagore namwe nikisubiraho, abakecuru namwe agahimane, abagabo namwe murambabaje. Uwanywaga fanta yarayubuze, uwanywaga byeri siko n'inyota. Murakoze.